nanone rero nongeye kubasuhuza mbifuriza ishya n'ihirwe. Ni umurage w'umuco n'amateka n'ubundi bikomeje ku rubuga rwacu kandi rwanyu. Ubu rero tukaba dutangiye indi ntera y'amateka y'ingoma, ariko nanone mu mateka y'ingoma tukazana byinshi binyuranye birimo n'imitwe y'ingabo. Imitwe y'ingabo ni ikintu gikomeye cyane mu mateka y'u Rwanda, kuko imitwe y'ingabo niyo yatumye n'ubundi koko u Rwanda rwubaka igitinyiro, rukubaka ubuhangange, rukabamo abataneshwa, rukabamo abadahemuka, rukabamo n'ibindi byose bavuga by'indangagaciro by'ubuhangange n'ubutwari bw'abanyarwanda. Ibyo byose bishingiye cyane cyane mu byo bishingiyeho cyane cyane bikomeye ni ubutwari bw'imitwe y'ingabo n'abari bayigize. Mu mitwe y'ingabo rero, imitwe y'ingabo amateka yo ni maremare cyane, uhereye mu gihe cya Gihanga ukaza ukagera mu gihe cy'umwaduko w'abakoloni, ndetse ukagera no kuri za repubulika. Aho hose tugenda dusangamo amateka akomeye y'imitwe y'ingabo. Mu mitwe y'ingabo tuzavuga rero ntabwo tuzayikurikiranya yose uko ikurikirana kuva ku gihe cya Gihanga kugera na n'ubu uko yagiye ikurikiranya ukurikije imyaka, ahubwo tuzajya tugenda tuyizana bitewe n'impamvu itumye tuyizana nyine. Niyo mpamvu rero uyu munsi ngiye kubabwira ku mutwe witwa Impara, ariko kugira ngo tuwinjiremo neza nkaba nsaba umukunzi n'umutaramyi wanyu turi kumwe n'ubundi yongera abibwire kandi abaramutse. Murashuti bavandimwe bakunzi b'Urwiririza TV, ndabaramukije. Burinde nubwo bakuza ariko ngira wivuge. Nitwa Kanyandekwe Jean Pierre, abenshi turaziranye ku Rwiririza TV. Kanyande, ubushize rero utubwira iby'urugendo rwa Ruganzu Ndori ava mu Busigi kwa Minyero kwa Nyamikenke, agatangira urugamba rwo kugarura u Rwanda mu bantu no kugarura abantu mu Rwanda no kugarura u Rwanda rwa Sendahiro Cyamatare, ahurura agahutera akajya mu Bugara kwa Nzira ya Muramira kugarura ingoma y'Ubugara, ndetse mu nzira hagati watubwiye uburyo yahuye na Ryangombe. Hari aho wageze rero utubwira inkuru y'umukobwa wa Ruganzu Ndori witwa Nyanzinge, n'ikibazo cyahabaye gituma mu by'ukuri Nyanzinge ahita yinjira mu mateka y'u Rwanda bishamikiye kuri Ryangombe, ariko kandi bigashamikira kuri Ruganzu Ndori. Aho nagira ngo uhahere, hanyuma numara kuhahera ukomeze utubwire ibyakurikiyeho, hanyuma aho niho nza gushamikira rero mvuga iby'amateka y'umutwe w'Impara. Murakoze. Ubushize twari tugeze tumaze gusobanura ukuntu ageze kwa Nzira yahakuye umukobwa Ryangombe rero namuhiye. Umukobwa yitwaga Nyamuhigirwa. Aha. Hanyuma akaba Ryangombe akaba yari yaramusabye ati igihugu cye uzakigarura, ariko umukobwa uzahagera akagukunda, uzamurongore, umwana muzabyarana uzamushyingire. Umwana rero baje kubyarana, ni ukuvuga Ruganzu yaje kubyarana na Nyamuhigirwa yitwaga Nyanzinge. Nyanzinge rero yaje kugira igihe mbega ageze igihe cyo gusabwa, cyo kurongorwa, hanyuma arwara uburagi, ananirwa kuvuga. Baza kwibuka rero ko nyine baricara abapfumu baragura biranga. Umwe aza kubibutsa ariko uyu muntu murabyibuka ko yari yaramwemeye kuzamushyingira Ryangombe. Abandi batese turabigenza gute ko Ryangombe yapfuye? Bati dukore mbega bakora nk'aho bagiye gushyingira Ryangombe, bubaka urugo, bubaka inzu, bazana Nyanzinge bati Ryangombe dore umugore wabo. Hanyuma bo bikoze arakira. Babigana rero mu muhango bajyaga bababonamo n'ururimi bavugaga, urumva ntibari baruzi, ari rwo rurimi rw'imandwa rwitwa urukonjo. Noneho bigana imandwa zazanywe na Ryangombe. Bigana imandwa zazanywe na Ryangombe. Bamaze kubigana rero, kwigana nyine babona umwana arakiza. Nyuma yabwo ubwo ibyo birarangira, hanyuma Ruganzu aza gutanga, ubwo asimburwa na Mutara mbere Semugeshi. Ku ngoma ye nanone hatera amapfa mu gihugu. Hateye amapfa, barongera bashakisha igishobora kuba cyakiza ibyo bintu. Bakoze ibintu bibiri, imihango ibiri. Wa mbere hashatse umuntu uri bube umutabazi. Ubwo babikoreye rimwe, bashatse umuntu uri bube umutabazi agatabarira imvura, aba Kibogo cya Ndahiro aba umutabazi w'imvura. Bakora n'uwo muhango wo kongera kwibutsa bya bindi bya Ryangombe, kuko nabyo babonye ko hari ikintu. Mu yandi magambo bongera kubandwa Ryangombe. Noneho iyo mihango ibiri rero uko bayikoze,
muribuka ko imana ya Kibogo twarayibonye n'iyi mvura yaburaga n'inkuru yerekeye ku mana ya Kibogo twarayikoze niba mubifitiye umwanya muzajye mwongera munyure muri iyo nkuru twayise imana n'ibimana n'imyemerere n'imitekerereze y'abakurambere bacu iri ku rubuga rwacu. Yego. Iyo rero noneho baravuga rero bati ibi bintu ko babikorera rimwe ari bibiri, ni ukuvuga gutanga umutabazi ugiye gutabarira imvura no kubandwa Ryangombe babonye imvura. Baravuga rero ibi bintu rero uko ari bibiri bizajya byubahwa. Nibwo rero bashyizeho umutwe witwa Impara. Ubwo hagiyeho itsinda n'ubundi rishinzwe kujya rikora iyo mihango buri gihe, kuko babonye ari imihango ifitiye igihugu akamaro, ishobora gukiza igihugu kandi ifatiye ku bantu navuga ko bari batangiye kujya bakora iyo mihango bibuka Ryangombe, cyane cyane ko ibyo bakoraga nk'uko abazanye na Ryangombe babikora babonaga bikiza igihugu, bati ibintu bijye bihora bikora cyane. Kandi babonaga rero Ryangombe uko bamubonaga babonaga ko ubuhangange afite atari ubwe, afite aho abukura. Yenda tunaboneraho no gukosora, ntabwo bigeze bamusenga kuko ntiyari imana, yari umuntu. Niyo mpamvu banabandwaga bavuga ngo gahorana imana Ryangombe. Bamufataga rero nk'umuntu ushobora kubageza ku mana y'u Rwanda, kuko bari bazi ko imana ariyo ifite ubushobozi bwo gutanga ubuhangange nk'ubwo. Mu yandi magambo, ubwo buryo bwari bwadutse bwo gusabanira n'iyo mihango n'iyo migenzo, mu by'ukuri ni idini ryari ryadutse muri iki gihe. Ujyanije muri iki gihe mu by'ukuri ni idini, kuko ikintu cyose imihango ukora mu buryo ubu n'ubu bitewe n'abo mu byumvikana ariko bigamije gusabanira muri iki gihe tubyita idini. Amadini rero aravuka, wenda n'andi azavuka, n'ataraba hazabaho simbizi, ariko mu by'ukuri mu mateka y'imyadukire y'amadini twavuga ko mu by'ukuri mu byo tuzi iryo ni ryo dini rya mbere ryari ryadutse mu buryo bw'idini nyine nk'uko idini ryitwa cyane rwose. Kuba yarashyizeho abo bantu bashinzwe ako kazi, ni ukuvuga Impara zari zishyizweho ko zigiye mbega abo bantu bagiye gushingwa uwo murimo by'umwihariko. Abo bantu rero bagize iryo tsinda ry'abantu bari bashinzwe imihango y'iryo dini ryadutse rishya, niwo Mutara Semugeshi yavuze ati aba bantu babe hamwe bamenyekane, bajye bahora bakora iyo mihango, cyane cyane ko ifite igihugu akamaro. Abita Impara rero. Nguwo umutwe w'Impara uko wavutse rero, noneho ariyo mateka yawe ngiye kubabwira. Kuri Mutara Semugeshi rero, ese nk'ubu twabagereranya n'abandi n'ubundi cyagiye twari nari nabikomojeho gatoya, amadini ayo ariyo yose burya agira abantu bashinzwe imihango iyi n'iyi. Nari nafashe urugero nk'idini Gatolika, ko mu madini yakurikiyeho navuga ko ariryo rikuru, ndetse ko bafite itsinda rizwi cyane, n'abatari muri Gatolika barizi rya tsinda ry'abitwa abakateshisiti. Nibo bashinzwe navuga ibikorwa byinshi byo muri Kiliziya Gatolika, iyamamaza dini n'ibiki byose, no kwigisha za gategisimu n'ibiki byose, abakateshisiti. Twabigereranya nk'ibyo rero, gusa ntibatwumve nabi ko tubagereranyije n'ibyo bamwe ngo bumva ari ibintu bidakwiye kongera kuvugwa. Ubyemera gutyo ntabwo twabimukuramo, ariko ni uburyo bw'igereranya, ntihagire udufata nabi. Ni uburyo bw'igereranya kugira ngo abantu bajye bashobora kumva ibintu neza. Hanyuma rero guhera ku ngoma ya Mutara Semugeshi rero, Mutara Semugeshi nk'uko tuzi ko abami bose ku ngoma zabo, buri mwami ugeze ku ngoma yagombaga byibura kurema umutwe w'ingabo umwe cyangwa myinshi, yaba umwe cyangwa ikaba myinshi, ariko byibura yagomba kurema umutwe w'ingabo umwe kugira ngo usange iyo bamubanjije basize. Mutara Semugeshi rero yari asimbuye ku ngoma ise Ruganzu Ndori. Bivuze ko Ruganzu Ndori yari yaramye imitwe myinshi nk'uko n'abamubanjije nabo bayiremye. Mutara Semugeshi nawe yagombaga kurema imitwe y'ingabo. Mu mitwe y'ingabo yaremye rero, ubwo nyine uwo wahise umutwe w'ingabo nubwo utari ushinzwe kurwana, ariko igihe bibaye ngombwa kurwana nawe washobora kurwana, cyane cyane ko babaga barakuriye mu itorero, barize iby'imyitozo ya gisirikare cy'icyo gihe, kurwana babaga babizi. N'abasizi babagamo ingabo, n'abiru n'abandi bose, kuko n'ubundi abanyarwanda hafi ya bose babaga baranyuze mu myitozo ya gisirikare cy'icyo gihe iyo byabaga ngombwa. Nubwo babaga ari abasizi, ariko iyo byabaga ngombwa bajyaga kurwana. Ubwo rero mu mutwe w'Impara ni uwo nguwo nyine tugiye gukomeza tureba, ariko ku ruhande nanone ari mu mutwe w'Abaganda, cyane cyane ko umutwe w'Abaganda ari kompanyi yari yarakuyemo yo mu bisumizi bya se. Ageze ku ngoma urumva yahise awugira umutwe mukuru cyane. Ngira ngo hari n'ahari twagiye tubisobanura ko burya ibintu byinshi Ruganzu yagezeho n'ibisumizi bye, burya byinshi byakozwe n'Abaganda ba Semugeshi ataraba umwami. N'ikivugo cye niko yivugaga,
yaravugaga ngo Muyenzi w'Akaburabuza ndi umutware w'Abaganda. Tubibutse kandi ko Semugeshi n'undi yitwaga Muyenzi, urumva ko no mu kivugo cyavuga ko ari Muyenzi. Muyenzi w'Akaburabuza kandi icyo gisingizo cye yari yagiraga yakivuze ku ngoma ya Ruganzu. Ku ngoma ya Ruganzu Ndori. Ati wa Muyenzi w'Akaburabuza ndi umutware. Rero umutware wa kompanya y'Abaganda yo mu bisumizi bya Ruganzu, hanyuma habereye umwami rero urumva iryo torero yakuriyemo niryo hise agira umutwe navuga mukuru w'ibwami ari wo bitaga Umurangangoma. Arema Abaganda rero arema Impara, numva ari niyo ngiyo. Ningire ninsankaro nibagiwe wenda ndaza kubabwira, ariko ndumva na Abaganda n'Impara. Twikomereze ku Mpara rero. Impara rero zakomeje kuba nyine ibwami ari abantu bizewe cyane. Kubera iki? Kubera ko bari bafite wa muhango wo ujyanye n'idini ryo kubandwa Ryangombe. Byumvikana ko ryari idini ryadutse ko ryazanwe na Ryangombe ku ngoma ya Ruganzu Ndori nyine, ryari tarakwira igihugu hose. Abo bantu bo mu Mpara nibo bari bashinzwe kumenyekanisha iryo dini mu gihugu hose, aho bagiye banyura na Ryangombe na Ruganzu bakiriho, aho hose abo bo mu Mpara nibo bamenyekanishaga iryo dini bagakora n'iyo mihango. Aho Ruganzu Ndori atangiye na Ryangombe agapfa bisigara ku ngoma ya Mutara Semugeshi, ni naho iryo dini mu by'ukuri ryakomeye. Burya idini rya Ryangombe ryakomeye ku ngoma ya Mutara Semugeshi, cyane ko byose byabaye abireba ari umuhungu wa Ruganzu Ndori. Biranumvikana kuko niwe washinze nyine abo bashinzwe kuryamamaza no kumugaragaro. Yego. Hanyuma rero bakaba abantu bashinzwe iyo mihango, kubera ko ingoma ya Ruganzu Ndori no mu mpera zayo bishyira Mutara Semugeshi, tubona ko imitwe yari ikomeye cyane, wari ibisumizi. None ubwo n'Abaganda bajemo wenda n'indi mitwe yabanje, ariko ibisumizi twibuke ko muri icyo gihe umutwaro wabyo mukuru yari Mpande ya Rusanga, kubera ko yari n'umwiru w'ingoma kandi yagize akamaro cyane kuri izo ngoma zombi. Mpande ya Rusanga rero ubwo mu ntangiriro z'Impara zo mu mutwe urema n'ubundi ko yari umuntu ukomeye cyane niwe bawuhaye. Ni uvuga ko Mpande ya Rusanga muri icyo gihe Mutara Semugeshi yabayoboraga umutwe w'ibisumizi akayobora n'umutwe w'Impara. Ibisumizi bikarwana, Impara zigakora imihango ya Ryangombe yo kubandwa Ryangombe y'iryo dini rishya, ariko byaba ngombwa ko banarwana. Gusa ntitubabona cyane, tubabona barwana ku ngoma ya Mibambwe Sentabyo nibwo batangiye kurwana, nkuko ngiye gukomeza mbibabwira. Ku ngoma ikurikiyeho ya Kigeli Nyamuheshera byakomeza gutyo, Mibambwe Gisanura bikomeza bityo, Yuhimaza Impaka bikomeza bityo, Cyilima Rujugira bikomeza bityo, Kigeli Ndabarasa bikomeza bityo. Bigeze ku ngoma ya Mibambwe Sentabyo rero niho hadutse ka kaga ko intambara z'ibigina. Intambara z'ibigina nagira ngo unywe mu make icyo zari zigamije muri make cyane. Iyo umuntu avuze intambara y'ibigina umuntu akwiye guhita yumva iki? Ubundi twazita intambara z'ubwiko cyangwa se ubwigomeke n'ibindi. N'isubiranamo ry'abavandimwe muri make rwose, kugira ngo byumvikane neza. No muri rya sengesho ry'Abanyarwanda bavugaga ngo umurozi uvuka ishyanga n'umwanzi wo mu kirambi n'umurozi uvuka ishyanga. Uturinde umwanzi wo mu kirambi. Umwanzi wo mu kirambi ni ukugusubiranamo kw'abavandimwe. Aba ari bo bose ni ukuvuga jye nawe niba tudashoboye kumvikana turi abavandimwe tukarwana, izo zo ari intambara z'ubwiko. Haba hadutse ubwiko hagati yacu. Urumva rero nyine ni umwanzi wo mu kirambi. Kuko mu kirambi rero turyama hamwe. Komeza tubwire ibigina muri make. Ibigina rero ni ukuvuga ni Mibambwe Sentabyo yimye umuvandimwe we Gatarabuhura yavuze ko ari we mbega ariho wari umuragwa w'ingoma. Ariho wari umuragwa w'ingoma. Noneho bararwana rero. Urumva rero kurwana, iyo murwanye muri abavandimwe hari igice kijya kuri wowe, hakaba n'igice kijya kuri jyewe. Hanyuma noneho rero niho nyine urumva yari afite ingabo n'undi afite ingabo, bararwana. Kandi Gatarabuhura niwe wari ufite mu bavandimwe be benshi, niwe navuga kubera ikinyoma cye cyarihuse cyane kiba aricyo gifatwa nk'ukuri. Benshi bari bagiye ku ruhande rwa Gatarabuhura. None akaba yaranashyigikiwe n'Igisaka. Yego. Kubera amateka Cyilima Rujugira uburyo yatsinze bya bihugu byari bimurwanya n'icyo yose arimo n'Igisaka gumya agitera agitsinda, urumva baba bamufite umujinya bashaka kukigarura, niyo mpamvu bashyigikiye Gatarabuhura. Naho ngaho rero nagira ngo ugere rero n'Igisaka rega uribuka ko cyatanze ubwanacyambwe kigatanga na Gasabo ariko kitabishaka. Cyashakana kose rero katuma mu Rwanda batumvikana bagahita burira. No vuga ko umuntu wese bashobora kurwanya ingoma y'u Rwanda bashobora kumushyigikira. Barishimaga. Bashyigikira Gatarabuhura. Gatarabuhura yatangiye afite amaboko. Aha, naho rero nagira ngo ugeze. Ubwo rero urumva ko ingoma ya Mibambwe Sentabyo itangiranye n'ikibazo gikomeye cyane cy'intambara z'ibigina. Ariko tutaranayengaho hari n'umwe mu mavandimwe Mibambwe Sentabyo wagiye ku ruhande rwa Gatarabuhura. Ni hafi ya bose ahubwo we noneho banavukanaga. Kimanuka
ba Kimanuka ba Semugaza. Nka Kimanuka yagiye ku ruhande kandi umuvandimwe we ajya ku ruhande rwa Gatarabuhura. Hari igihe bashoboraga kujyayo bitewe Kimanuka ko bari basangiye nyine. Yego uvuze bwo n'abandi bose bari basangiye se bari abene se ariko badasangiye ba nyine. Ariko Kimanuka bari basangiye nyine. Uvuga ngo ni bene ko nyina wabo ninde, nyina wa Mibambwe se ntabyo ninde, ni Nyiratamba. Yego bari bene Nyiratamba. Yanamutumyeho umusizi ajya kumugaya mu gisigo hanyuma undi araguranura. Nuko ubwo rero aho nashaka kugira nuko Mibambwe se ntabyo yari afite ikibazo gikomeye cyane yuko n'ingabo, imitwe y'ingabo yari iriho nyine muri icyo gihe. Ariyo yaremye, ari niyo yaremwe imbere yose, hafi yose yari ishyigikiye Gatarabuhura. Ubwo rero ngo na Rwanda hafi ya rwose rwari rushyigikiye Gatarabuhura, Igisaka gishyigikiye Gatarabuhura. Mibambwe se ntabyo yari afite ikibazo gikomeye cyane. Ariko wa mugani njye nkunda kuvuga ngo u Rwanda rugira akagozi nyabugingo rujya rutuma kadacika. Yari afite abantu bake bashobora kuba abizerwa. Muri abo bizerwa rero ni abantu b'ibwami cyane cyane baba baranyoye igihango. Ni ukuvuga ngo ni abantu bafite isura y'ubwiru n'abandi bantu b'ibwami imbere badashobora guhemukira ingoma. Muri bo rero ni hano nigeze gusobanura tuvuga iby'umuryango w'abakobwa. Tubavandimwe mwongere musubiremo iriya nkuru twakoze yo ku muryango mugari w'abakobwa. Twavuze abantu bo mu mutwe witwa Biru, twababwiye uburyo waremwe. Biru bakomoka ku Banyakaringa Ishyama, Abanyakaringa Ishyama baza gukomoka mu Ishyama. Twerekana uburyo Ishyama ryaremwe ku ngoma ya Gihanga ariko ari iry'Abasinga bo kwa Rubunga, byagera kuri Cyilima Rugwe akabimura akabajyana mu bakobwa bo kwa Cyenge cya Nyakese cya Mukobwa wa Ndoba kubera akamaro Cyenge yagira ingoma. Ibyo mubikurikire muri iyo nkuru y'abakobwa murongera mubibone neza. Byagera kuri Cyilima Rujugira agasohoramo undi mutwe witwa Biru. Noneho bigeze rero ku abo Biru bakaba mu by'ukuri barabiru b'ibwami kwa Cyilima Rujugira. Inkuru muyikurikire neza muraza kubyumva neza. Hanyuma bigeze rero ku ngoma ya Mibambwe se ntabyo kubera ko kaga yaragize abo bantu ahita asaba umukobwa witwa Rukoro rwa Birima ko iryo tsinda ry'abo bantu b'Abiru abarema mu mutwe witwa n'ubundi Biru ari baje kwitirirwa shefuri ya Biru mu gihe cya administration Belge, igihe cy'ubukoloni bw'Ababirigi. Biru hariya muri za Kinyaga yonguye muri za Cyangugu. Hanyuma rero abo bantu Rukoro rwa Birima barema mu mutwe bawugabira witwa Nyarindi. Hanyuma rero twari burakomeza nk'uko twabisobanuye muri iyi nkuru y'abakobwa. Twigarukire ku Mpara. Urumva abo bari itsinda rimwe ryizewe. Irindi tsinda rero ni aba bantu bo mu Mpara nyine ko bari abantu babibwami bakaba ari babandirwaga umwami cyane cyane ko n'umwami yabandwaga kandi umwami adashobora kwibandirwa ku giti cye, kuko kubandwa ku giti cye bivuze kujya gupfukama imbere y'umubandisha. Kandi umwami ntashobora gupfukama imbere y'umuntu uwo ari we wese, apfukama imbere y'Imana gusa. Hanyuma rero yagomba kugira itsinda ry'abantu bamubandirwa. Umwami ni wari uhagarariye Imana muri rubanda. Abantu babandirwaga umwami rero n'ubundi bari muri uwo mutwe w'Impara bakaba bari bashinzwe umuntu kugeza muri icyo gihe, bakaba bari bashinzwe umuntu witwa Kiziko cya Ruyumbu rwa Kabatsi wo mu bashamba b'Abayumbu nyine ko bari babandirwaga umwami. Urumva ni abantu bizewe rero kuko ni abantu bahora ibwami, ni abantu bahora imbere y'umwami, ni abantu bafite amabanga y'ubwiru, ni abantu bameze nk'Abiru bahawe igihango ntibashobora guhemukira ingoma. Rero abo bantu babiri rero imitwe ibiri, ubwo twari nayumvuze umutwe wa Biru, mvuze n'uyu mutwe w'Impara. Ubwo noneho ugiye guhabwa insingano nshya zo kujya kurwana rero kujya barwanira igihugu. Aha rero nshaka kumvikanisha ko umutwe w'Impara rero ugeze ku ngoma ya Mibambwe se ntabyo. Navuga ko Impara bantu babigishwa b'idini rya Ryangombe bagira u Rwanda akamaro. Nshuti bakunze umurage w'umuco n'amateka, ibyo mujye mubimenya. Abantu bo mu Mpara bari bagizwe n'abigishwa b'idini rya Ryangombe bagiriye akamaro u Rwanda cyane mu gihe rwari rwugarijwe n'intambara z'Ibigina, Igisaka kigiye kigarurira gifatanyije na Gatarabuhura. Abo bantu bo mu Mpara babigishwa b'idini rya Ryangombe bagize akamaro cyane kuko nibo bikubitiro bafashe umwami Mibambwe se ntabyo kugira ngo barengere ubusugire bw'u Rwanda. Impara rero ubwo icyo gihe Mibambwe se ntabyo asaba witwa Kiziko cya Ruyumbu nyine ko abo bantu noneho yongera akabatyaza bakaba abantu bashobora kurwana, akabaha intwara, akabaha ibintu byose, akabongerera imyitozo ya gisirikare bakarwanira u Rwanda barwanya Ibigina bya Gatarabuhura. Kiziko cya Ruyumbu rero amaze kurema uwo mutwe, amaze kuwutunganya neza, bahita bawugabira uwitwa Rwantare rwa Biragara. Rwantare rwa Biragara rero akaba umwega wo kwa Makara wa kabiri. Uwo Makara wa kabiri impamvu bamuhaye icyubahiro nuko mu gihe Cyilima Rujugira yateraga Indorwa yereje umuhungu wenda barasa na ya mitwe 6 yajyanye tujya tuvuga, hari umuntu wari waramukoreye imitsindo ku ngoma ya Mazimaka. Wakoze imitsindo rero, imitsindo yaturutse kwa Makara uyu nguyu kuko yabaga mu Ndorwa abakorera imitsindo kugira bazatsinda Indorwa. Urumva rero iyo neza barayizirikanye. Ubu rero Rwantare rwa Biragara
ukomoka kwa Makara bahita bamugabira uyu mutwe, kumva nawe n'umuntu wizewe, umuntu mu gisekuru cye bagize akamaro. Mfite bavandimwe abantu bagiraga akamaro mu gihe cy'abakurambere bacu. Ntabwo ineza yashiraga iteka barakugororeraga, byanze bikunze bibeje cyangwa ejo bundi bibe wowe cyangwa abuzukuru bawe cyangwa abana bawe barashyiraga bakakugororera. Rwanda rwabiraga rero bamugabiye uwo mutwe w'impara. Hanyuma rero impara n'abiru batangira barwana ku ruhande rwa Mibambwe Sentabyo, barwanira u Rwanda kugira ngo barubohore. Hanyuma rero gahoro gahoro ngo twagiye tubisobanura henshi, wa wundi Kimanuka wavugaga na Semugaza watwaraga Urukatsa baza kumenya ukuri. Buryo ukuri kuratinda ko kukamenyekana, bahita bagaruka batangira kurwana ku ruhande rwa Mibambwe Sentabyo. Ubwo rero intambara yahise ihindura isura, cyane cyane ko hinjiyemo ingabo za Kimanuka, hinjiyemo n'ingabo zikomeye cyane z'Urukatsa rwa Semugaza. Batangira noneho gutsinda Ibigina. Intambara ya mbere y'Ibigina bayitsinda byumvikana ko na rubanda rundi batangiye kugaruka, n'abandi batwara bizindi ngabo nyinshi batangiye kubona ko Semugaza na Kimanuka bagarutse ku ruhande rw'ibwami, nabo batangira kugaruka. Imbaraga ziraboneka, ariko bihereye kuri imitwe ibiri kuguranura. Aha baraguranura bihereye kuri abantu bo mu mpara babigishwa b'idini rya Ryangombe. Urumva ko bagize akamaro gakomeye cyane. Hanyuma impara yakomeje kubaho cyane, birakomeza. Rwantero rero aza gusigira umuhungu we witwa Sekadegede. Sekadegede rero bigeze ku ngoma ya Yuhi Gahindiro. Twibutse nanone ko ku ingoma ya Yuhi Gahindiro mu ntangiro zayo babandi bari batsinzwe mu ntambara ya mbere Bigina barongeye baratera nanone bwa kabiri, bashaka none gutsinda none ingoma ya Yuhi Gahindiro ngo bungarure u Rwanda bwa kabiri. Hanyuma rero muri icyo gihe uyu Sekadegede kwa Rwantero rwa Biragara yabaye umugambanyi. Abaye umugambanyi akajya agaragaza ko ashyigikiye ibwami ariko akabagambanira. Biza kumenyekana, bimenyekanye rero ndi Rwantero rwa Biragara yari akiri umutware. Biza kumenyekana baramunyaga. Ariko suye inyuma gato, harya Urukatsa rwarwanye kuri Mibambwe Sentabyo cyangwa ni kuri Gahindiro? Bombi Urukatsa mu by'ukuri bugenda rwatsinze intambara ya mbere Bigina n'intambara ya kabiri, kuko uruhande Urukatsa rwarwanagaho byanze bikunze n'uru rwagomba gutsinda. Erega burya mujye munabimenya nshuti bakunze umurage w'amateka, burya no kuba Cyilima Rujugira yaratsinze Indorwa bitewe cyane cyane n'umuhungu we Ndabarasa. Burya umutwe wari ukomeye cyane mu mitwe Ndabarasa yajyanye n'umutwe w'Ababito, kandi mu mutwe w'Ababito kompanyi yari ikomeye cyane yari Urukatsa wa Semugaza. Bivuze mu yandi magambo ko burya Semugaza niwe watsinze Indorwa. Semugaza yabaye akamaro muri Rwanda, ni nayo mpamvu nkunda kurahira Semugaza. Semugaza tuzamukora n'ikiganiro cyihariye. Semugaza burya navuga ko yabaye ingirakamaro cyane mu gutsinda Indorwa ku ngoma ya Cyilima Rujugira, arongera abingira akamaro mu gutsinda intambara ya mbere Bigina kuri Mibambwe Sentabyo. Mu gihe cy'ubusaza bwe atangiye gukura yabaye ingirakamaro mu gutsinda igitero cya kabiri cy'Ibigina bya Gatarabuhura. Ntabwo ngira ngo ndagushubije. Hanyuma rero Rwantero rwa Biragara abikirumira habiri, akajya agaragaza ko ariho Rwanda ku ruhande rwa Yuhi Gahindiro, nyamara ariho agambana. Hanyuma rero bimaze kumenyekana baramunyaga baranamutanga arapfa. Ariko kubera cya cyubahiro cy'umukurambere we Makara ibyo yakoze ku ngoma ya Cyilima Rujugira, ubwo ruvuga ngo baramunyaze ariko ubutware bwe babugumisha mu rubyaro rwe. Ubwo rero baburaga umuhungu we witwa Sekadegede. Sekadegede nawe abusigira, amaze gusaza abusigira umuhungu we witwa Bigaruranshuro nawe ahabwa ubutware kubera ko nyina ari we waje kugaragaza ubugambanyi bwa Rwantero bwa Rwantero rwa Biragara. Urumva nawe bamugirira neza kubera ko yagiriye igihugu akamaro, kubera ko yatanze amakuru y'ingirakamaro ashobora kubohora igihugu. Hanyuma rero umuhungu we Bigaruranshuro rero aragwa ubutware bw'Impara. Ubwo turacyari mu mutwe w'ingabo w'Impara. Impara zirakomeje zibaho ku ngoma, bigeze ku ngoma Mutara Rwogera rero we yaziraze uwitwa Serutabura wa Mureganshuro. Ubwo n'umunyinya wo Mureganshuro nyine wo kwa Mureganshuro wa Yuhi Mazimpaka. Birakomeza rero nawe aziraga umuhungu we witwaga Ngabonziza, nawe aziraga uwitwaga Rwata rwa Buhake. Ubwo tugeze muri bene wanyu rero. Rwata rwa Buhake ni umuha. Ni Rwata. Rwata. Ubwo rero mu bahandamu mwategetse uyu mutwe w'Impara namwe mwarabutegetse. Abahandamu mwategetse uyu mutwe w'Impara mu Mutara Rwogera. Rwata ubundi icyo bivuga, urabona kwa kuntu bagira uruhu kurugira gutya no kurwata. Kwata ni nko kwagura. Ni nko kwagura. Ni nko burya hari n'igitutsi abantu ntabwo dutukana ariko hari igitutsi ujye mu muntu atukana ngo urakata. Burya ni nka ngo uragatumba uturike. Urumva umuntu kwaguka ni ukubyibuha, ariko ibyibushye bikarenga ubwo ni nko gutumba. Ni nk'abatutu ndi ngo aragatumba turike. Kwata rero twari tuvuze kuriya uruhu
kugira ngo rwume twarabibonye kugira ngo rwume rugumanye umwimerere warwo kuko urwanitse utashyize utarwase rurikunje noneho hari no kwata umurima rero wanyatira uyu murima wawe nticishirizamo amasaka genda ariko uramenye ntuzasubizemo uzahinga nyine ayo masaka nkwatiye umuntu arakwatira cyangwa umuntu aratisha hanyuma bakamwatira yego dukomeze rero bigeze no ku ngoma ya Kirima Kigeli Rwabugiri impara yazigabiye witwa Ntizimira ya Musubuke arazi muri byo witwa Nzigiye wagambaniraga abatware bagenzi babareka ko Rwabugiri mu yagambanira Rwabugiri akabica arimo Ntizimira ya Musubuke wari utuye hariya Ikinunu ni mu karere ka Rutsiro ubu ngubu Ikinunu bamasako bayabaye ibindi Ntizimira Musubuke urumva Kigeli Rwabugiri amaze kumutanga kubera nyir'ubwo bugambanyi bwa Nzigiye urumva ubutware bw'impara bwahise bugabirwa rero umuhungu wa Rwogera ubwo ni umuvandimwe wa Rwabugiri witwaga Rwabirinda abo ni abahungu bamutarwogeranye nyuma ya Rwabirinda rero ubutware bwahise bujya mu Bega noneho rero ubwo tugeze ku gihe cy'Ababirigi rero icyo gihe cy'amashefori ubwo bwahise bugabirwa Rwidegembye rwa Kigenza cya Rwakagara hanyuma nyuma ya Rwidegembye rero n'ejo bundi haje Rwagataraka abari bakuru benshi baramuzi n'abato mujya mumwumva haramaze no kuza iterambere dore Rwagataraka nguriya ku ifoto ahagaze ku modoka ye rwose nari amapine yayo mureba nguri umutware Rwagataraka hanyuma rero nyuma ya Rwagataraka rero haza umuhungu we wejo bundi uzwi cyane yitwa Fundi Project abandi ngo ni Project abandi uwo ni wejo bundi niwo mutware wa nyuma w'impara ubwo rero vuga ngo muri icyo gihe cy'ubutegetsi bw'abakoroni b'Ababirigi igihe bacaga amateritwari n'amashefuri ubwo ruvuga ko muri shefuri zabaye mu gace ka Rubukunzi n'Ubusozo habayemo shefuri yitwa Biru nyine bo muri wa mutwe nyine wo mu bakobwa nk'uko twabivuze muri iriya nkuru yacu twaberetse y'abakobwa ubwo noneho iruhande yayo habaye shefuri yitwa Impara rero yashingiye kuri uyu mutwe w'impara tuvuga nyine haba shefuri ya Impara icyo gihe regabirwa nyine Rwidegembya nyuma ya Rwidegembya haza umuhungu we Rwagataraka umutware wa nyuma w'impara rero kugeza ejo bundi muri za 59 ibi by'imitwe y'ingabo ya kera ya cyami ni byose bicika kaza Repubulika ubwo umutware wa nyuma w'impara rero ni Fundi Project ngaya rero amateka y'umutwe w'impara tubumvishije tubabwiye imivukire y'umutwe w'impara bishingiye ku mateka ya Ruganzu Ndori na Ryangombe hanyuma n'ivuka ry'idini rya Ryangombe idini rya Ryangombe ryo kubandwa Ryangombe rero ni idini mu by'ukuri ririmo abantu bagiriye akamaro u Rwanda ubu ngubu iyo tuvuga amadini iyo tuvuze kubandwa Ryangombe benshi babigira ibintu by'ibishitani abandi bya bindi byose bavuga ngo Bikira Mariya nyiri mu abandi ngo toka satani ariko mu by'ukuri ni abantu bagiriye akamaro kandi ni abantu babaye mu idini nyine ni idini ryabayeho mu Rwanda ntabwo dushishikariza kuriyoboka cyangwa kutariyoboka natwe dufite amadini turimo ntabwo turi mu rya Ryangombe ariko byibura n'utabyemera n'udashaka kubyumva ariko ajye amenye ko ayo ari amateka kandi amateka y'umuryango w'abantu amateka y'igihugu wayemera utayemera ariko kuyamenya ni byiza niyo mpamvu rero natwe tuyazanye ngaya amateka rero y'umutwe w'impara ukomoka nyine mu gihe cya Ruganzu Ndori tukabona n'ubundi tuzakomeza muri iyo ntera yo kubabwira amateka y'imitwe y'ingabo tukajya tubabwira umutwe ku wundi bitewe n'impamvu bibaye ngombwa ariko tuzabishakira igihe tujye tubanyurizamo tubabwire mu byo tugenda tubabwira by'umurage w'umuco n'amateka tujye tubabwira n'ayo mateka y'imitwe y'ingabo duhereye ku ya Gihanga kuzamanuka kugeza no ku ya none mu gihe turimo icyo naniye kongeraho nuko utaha tuzanababwira uko na Nyabingi nawe bitangirana n'iyo ngoma n'icyo gihe ko ayo madini yombi ni ukuvuga ari idini rya Ryangombe ari n'abaterekeranya no guterekeranya Nyabingi bifitanye isano kandi byose byavukiye rimwe navuga ko ari impanga abumva rero tuvuga ibya Ryangombe n'irya Nyabingi bamwe bumva ari ibintu bibasharira n'ibyo byose ariko ntibikwiye gusharira ko ni amateka abamo ibyo abantu bakunda n'ibyo abantu badakunda ibyo bemera n'ibyo batemera ariko icy'ingenzi ni uko uyumva ukayamenya ukayasobanukirwa nicyo tugusaba no kubyemera cyangwa kutabyemera ibyo ni uburenganzira bwawe ufite uburenganzira bwo kwemera ibyo ushaka ariko ufite inshingano zo kumenya amateka n'uwabitwandikiye yari musenyeri ababyanditse bigira umwami ni wa Padre Alex Kagame nibo tubikesha byinshi nibo babitwandikiye tubasezeho tugira tuti rero mugira impagarike n'ubugingo mbashimira mwese mukunda gutaramana natwe nshimira na Kanyandekwe tuba turi kumwe kugira ngo tugende igihugu cyose dusome ibyanditswe dusesengura ibyanditswe dushakisha abakuru bakibyibuka babitubwire natwe tubibazanire murakoze murakagira Imana